Ladies and gentlemen, put your hands together for Herbert yaperforminze mu Buhinde, mu Bushinwa, muri Afghanistan, navuze ahantu hose mutaragera kugira ngo mutaza kugira ikibazo cyaho mu munsi. Ubezemu. Iyi stage igoye kuyurira nko kuva muri underground kwe. Sasa mwiriwe ariko mbere yuko ntangira ndagira ngo tubanze dusome ijambo ry'Imana. Abantu mufite telefone muramfasha. Dukomeze. Turasoma mu gitabo cya Genesis uko cyanditswe na Farimerisi. Haranditswe ngo dore kuza muri Genesis show nibwo bwenge kandi kugaruka uzanye n'umuryango wawe niko kujijuka. Mwakira ijambo ry'Imana. Sasa uyu munsi turaganira ku bintu bibiri. Ngiye kuvuga ku bukene na social media. Umeze mutari ko mbona mukonje ndagaswera. Sasa abantu bita abazunguzayi murabazi. Niba mutabazi ni bano bantu bacuruza ibintu ku muhanda. Mw'iyi minsi leta kubera ukuntu turimo gutera imbere ntago bagishaka abantu bacuruza ibintu ku muhanda, ku buryo basigaye babafasha bakabajyana mu masoko. Ariko hari abazunguzayi na n'ubu babananiye. Abazunguzayi bo mu mujyi aho kugira ngo bashire ari downtown, aho kugira ngo bashire biga strategy z'uburyo bagomba kuzunguzamo ibyo bacuruza. Leta nibimenye ku buryo ngo basigaye bacuruza ibintu babyambaye. Ejo bundi ndi kumwe na sister ari kugenda hari mu mujyi duhura n'umumere yari kugurisha amakarisa yambaye. Ariko ibyo byose ni ukubera iki? Ubukene. Mu minsi ishize nahuye n'umutipe yarangije amashuri ariko abura akazi, ahita yihangira umushinga wo gusabiriza, ku buryo iyo umuhaye amafaranga ahita aguhereza resi yanditseho ngo Imana isubiza aho ukuye. Ariko ibyo byose ni ukubera iki? Inzara. Ndabyibuka hari igihe mu rugo hari inzara byataye, tumaze iminsi 2 tutarya. Tugeze ku munsi wa gatatu twice, buriya urugo rurimo inzara kugira ngo urumenye nuko usanga bateranye bose muri saro. Urugo rurimo amafaranga ntushobora kubabona bose batenzinze muri saro. Reka ako nako kari muri brag. Mu gihe twaturaho ngo twibaza uburyo tugiye kuburara ku nshuro ya gatatu, twagiye twumva vie ahamagawe n'umuntu wo hanze. Ambwira ati se aho mu Rwanda niye business umuntu yakora ari hano hanze ikaraninga aho ngaho mu Rwanda. Papa bitewe n'inzara yari afite atavugira hejuru ngo restaurant. Ambwira se restaurant nayikora gute kandi ndi hano hanze? Ngoya restaurant buri yifite umugore n'abana ntago baburara kabiri. Ubwo akiva kuri telefone natwe tukimara kumva ari kuganira ibintu bijyanye na restaurant, mama yese amwegera ati none se papa w'abana, abana se barongera baburare? Papa yese amusubiza yabira ngo gahunda iracyari yayindi ndagaswe. Mumeze mutariko ko mbona mukonje. Sasa ku bintu bya social media murabizi hari ibintu bimaze iminsi bidarateye, ibintu by'amagroupe ya WhatsApp. Nta kintu na kimwe atagikorera groupe ya WhatsApp. Sigaye usanga ngabo twavomanye ngo groupe y'abapfubuzi
noneho hari groupe ejo bundi banshyizemo mpita nkora left, nagiye kubona mbona ngo poromosiyo y'abasiramuwe 2004, nahise nkora left. Brage ko mbona ntacyo mfasheho. Sasa mfite yanko wanjye nyiri mu ivyo ngivyo by'amagroupe, ni umudokiteri akora hariya kuri Karayesi Ndera. Yararimo ambwira uburyo kibakoze groupe y'abasazi. Iyo groupe ijyamo abasazi gusa, kugira ngo babone ko wakize ukora left. Murabiza abaganga uburyo baba bafite stress, ibintu babiriwemo, yarimo kwadingamo abasazi bashya, aribagirwa itashiramo umugore we. Ariko kuba yarashizemo umugore we ntago byari birenze, kuko umugore we ni muzima, yari guhita akora left. Ahubwo ikibazo cyabaye ko umugore we yanze gukora left, kandi umugore we niwe wandika muri groupe cyane kurusha abandi bose.